Igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya kabiri kuva ku murongo wa 9 kugera ku murongo wa 15. Reka dusome. Bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane, icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bube. Bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya. Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa abibonye arataka ati data data, wabereye Israel amagare n'amafarashi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi, maze afata umwambaro we awutanyagura kamo kabiri, atoragura n'umwitero Eliya ataye asubirayo. Ageze ku nkombe ya Yorodani arahagarara, yenda wa mwitero Eliya ataye awukubita amazi, aravuga ati Uwiteka Imana ya Eliya iri hehe? Amaze kukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo andi ukwayo. Elisa aherako arambuka, maze babana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye bamubonye baravuga bati umwuka wa Eliya uri muri Elisa. Nuko baza kumusanganira, bamugezeho bamwikubita imbere. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Oh, kugendana Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Nyemerera ngendane nawe, nyemerera ngendane wanjye, nyemerera ngendane nawe. Oh, nyemerera ngendane nawe, nyemerera ngendane nawe, nyemerera ngendane nawe. Oh, nyemerera ngendane nawe, nyemerera ngendane nawe. Oh, nyemerera ngendane nawe, nyemerera ngendane wanjye, nyemerera ngendane nawe. Oh, hallelujah, amen. Bwira Yesu yemere mugendane. Nugendana na Yesu ntacyo uzaba. Nugendana na Yesu indwara zizakira. Nugendana na Yesu ababisha uzabanesha. Nugendana na Yesu uzabona ingororano. Nugendana na Yesu uzuzura imbaraga. Nugendana na Yesu ntabwo uzatinya. Nugendana na Yesu urembyuza umwuka wango zikwariho, ntacyo zatinya. Ejo hanjye harashinganye, ukuboko kwe amfitiye ubugingo. Uhereye none n'iteka ryose nzi ko ariho. Haleluya, Yesu ariho. Nimugendana azakubera igisubizo. Mani bamugisha, mani bagire neza. Amazina nitwa Pastor Eliya, ndubatse, mfite umudamu n'abana 3, abahungu 2 n'umukobwa umwe. Turashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ikiturinze. Rero tunejejwe no kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tumaze gusoma bari dusomeye, ariko kubera abo badukurikiye ku ikoranabuhanga twongeye kurisubiramo kugira ngo tujyanane nabo, kuko hari abantu baba binjiyemo nonaha kugira ngo tujyanane bamenye ibyo turimo. Yesu ashimwe cyane. Rero hari ijambo ry'Imana abo duherukana mu ijoro rya bonane bukiri bube. Turebe abo twabanye bari muri aya materaniro. Ndabona murimo abenshi nibo batari bahari. Ni byiza rero, nari nababwiye ko inyigisho nimba mukiyibuka twize ko tuzayikomeza kugira ngo tuyirangize. None bibaye byiza ko
ari ababyibagiwe ndabasubiriramo, ari n'abatari bahari nabo barabyumva kugira ngo tujyanane twumve icyo Imana ivugana natwe. Amen. Ibyanditswe byera byabereyeho kugira ngo bitwigishe, niyo mpamvu aho twasomye hagomba kutwigisha. Ugomba kuva hano uvuga uti hari icyo Imana ivuganye nanjye mu ijambo ryayo. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwe icyubahiro. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Narindirimbye indirimbo ivuga ngo kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye. Twariho tuvuga ku nyigisho ivuga ngo, ifite umutwe uvuga ngo ibanga ryo kugendana na Yesu ukamukuraho ingororano, ari uyu munsi ari n'igihe kizaza. Password nta yindi, umubare w'ibanga nta wundi, ni ugusiga byose. Ndababwira ngo uce akarongo kuri byose. Bwira mugenzi wawe ngo uce akarongo kuri byose. Burya abantu bigaga hari aho ruzingiye bahacaga akarongo. Nuko rero ngo kuri iyi nyigisho gusiga ni kimwe, ariko noneho aho ruzingiye nibyo. Impamvu ari byose ni uko bikeya byo ntawe wicaye aho utarabisize. Nta muntu n'umwe wicaye utafite icyo yasize. Nuvuga ngo twese turi aha ngaha dufite ikintu twashoboye gusiga, ariko noneho Bibiliya iratubwira ngo nibyo. Bivuga rero iki? Bivuga ngo ni ugushaka ibitaradukundira ko bisigara, kuko tudashobora kwishoboza, ahubwo dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Yesu niwe wagushoboje gusiga bya bindi, n'ibisigaye Yesu ahoraho aracyahari, niwe wagushoboza kongera kugenda usiga. Mbibutse ko gusiga ntabwo usiga uwo munsi ngo byose ubisige ntibyakunda, ahubwo ni urugendo ugenda usiga. Kuko Bibiliya yarambwiye ngo tukimara kwizera ikiba gisigaye ni ukugenda twica ingeso. Siga imwe hano ntungarukeho, usiga indi ntungarukeho, usiga indi ntungarukeho. Ariko iyo ugiye mu ntege nkeya n'ubundi ntaho ibigiye, irongera ikakwiyomekaho. Niyo mpamvu turi ku rugamba. Imana idufashe cyane. Rero kugira ngo ugendane na Yesu ugire icyo umukuraho, hari password yaduhaye, hari ibanga yaduhaye, ni iryo gusiga byose. Uhereye mu isezerano rya kera, Uwiteka ahamagara abantu, ukagenda ukagera mu isezerano rishyashya, Yesu ahamagara abantu ahereye ku bigishwa be. Password yari ugusiga. Abo yasangaga ku nyanja yavuga ati nimusige munkurikire. Abasanze bakoresha ikoro ati nimusige munkurikire. Abasanze bagira bati ati nimusige munkurikire. Noneho haba n'uwabwira ati, umubwira ati tayari ndashaka gukurikira jewe ndumva ibintu, ati ibintu ni salama, ati byose ni salama. Musore yarakize byahatara bati byose se urabitunganya amate, ati niyo wabaza abantu. Ati rero jewe hari cyo nshaka kukubwira, icyo nugikora turahita tujyana. Fata ibintu byose ufite, genda ubihaba, cyane ugenda ubihaba, hanyuma uze. Icyo kiransinze nkurikije ukuntu bingana aho ngaho rwose byaramvunye. Bigaragaza ngo atari imbaraga z'Imana, kubw'umuntu ntabwo yashobora kugira icyo asiga. Niyo mpamvu n'abigishwa hari ibyo bari baragendanye bagendana na Yesu, ariko hari ibyo batasize. Ushyizemo na Petero, indobani yari ari nayo, icyuma yari ari nacyo. Ikibigaragaza ni uko nta ruhushya yatse ngo ajye kuzana icyuma cyo gutema mu gutwe, yari agifite. Ikigaragaza ko indobani yari ayifite ni uko ntaho bagaragaza ko yikojeje mu rugo ngo ajye kuzana indobani, igihe Yesu amubwiraga ati inage ugende uzane, dore batumereye nabi ku musoro. Bivuga ngo indobani yari ayifite n'icyuma yari, kandi aho utinyira niwe
wirirwaga ngo ariko ngo bwana Yesu ngo nkatwe ababisize indabana ari nayo icyuma ari nacyo ariko ni urutera kerere ngo ababisize. Waruzi ko mwitorera abantu babyikoreranye aribo abantu baba bayimereye nabi, ndetse banareba nawe bakayibwira ko nutagikora ndagenda. Rero turaje ngo twigire ku muhamagaro nk'uko twahamagawe. Mwibutse kuri aha ngaha warahamagawe, kandi koko nimba warahamagawe na Yesu ukwiriye kumenya ibanga ryo kumukurikira neza ukagira icyo mukuraho. Birashoboka ko abantu benshi muri iyi minsi hari n'ugira ngo yarahamagawe ariko ugasanga yarihamagaye, ugasanga yaravuze ati hari ahantu hashobora kuba haba akantu wakwinagayo nkareba, undi akaba yaza ari uko akurikiye anko we. Ariko turavuga bakurikiye Yesu twebwe. Ibanga nazanye n'iryo wakurikiye Yesu, ntabwo ari iryo wakurikiye anko, nta nubwo ari iryo uwizanye hari ibindi ashaka. Ndiho ndavuga bakurikiye Yesu, abahamagawe na Yesu. Ibanga ryo kumukuraho ingororano ukagendana nawe ukamuvanaho ingororano password yashyizeho nuko hari ibyo ugomba gusiga kandi byose. Hari umwambaro ugomba kwiyambura kugira ngo wambare uwe. Hari inyigisho ndumva sinzi nimba nageze kwibigisha kera igaragaza umuntu witwa Ntuza Yesu amaze kumuhamagara ati ngwino, amaze kuvuga ati mwene Dawidi mbabarira Barutimayo. Arangije arabaturiya mugabo ngiriwe amahirwe arampamagara, ariko hari ibanga nibitseho nuko nta umwegera adataye adasize ngo ati imyenda yari afite kugira ngo abone kwegera Yesu. Yesu ntabwo agushaka umukurikirana ibyo agusanzemo, arashaka kubisiga ahubwo ukabona ibishyashya bye. Komera Yesu amashyi niba ubyumvise. Rero umugaragu w'Imana bita Elisa tugiye kwigiraho yahamagawe n'Uwiteka, ariko Uwiteka mutumye Eliya. Eliya muramuzi, kubw'umwanya ntabwo muvugaho, ariko ndavuga Uwiteka mutumaho ngo nagende yimikishe Elisa mwene Shafate amavuta abo umuhanuzi mu cyimbo cye. Ngo aragenda musanga ari mu kazi yakoraga ko guhinga. Yari umukire ahingisha ibimasa ngo bibiri bizirikanije ku mirongo 12. Ubwo birumvikana ko yari afite 24. Ngo aramusanga amunagira umwitero. Ngo Elisa abona umwitero, abona ishurirwa mu mwitero, amaso yarareba, abona umwitero, aravuga ati uyu mwitero hari icyo mbonyemo. Navuze ngo Yesu aduhamagara hari aho yadusanze, nk'uko Eliya yasanze Elisa ahinga, niko na Yesu yagusanze aho wari uri. Yesu ashimwe cyane. Yesu nta kindi yagukuruje, yagukuruje umusaraba yabambweho, amaraso yavuye niyo yatumye tumwizera, twizeye amaraso ye. Rero ndagira ngo nkubwire ngo mu maraso ye harimo inyungu, mu maraso ye harimo ibanga tugomba kugendana. Uko yabonye umwitero akaba ati uyu mwitero ni jyewe nawo, niko dukwiriye kureba ku musaraba, kandi tukabona ko ku musaraba tuzabona inyungu irenze ibyo twari dufite. Abona umwitero
umwitero utuma asiga imirima ye. Umwitero wa Eliya awubonamo inyungu ziruta ibimasa yahingishaga. Umwitero wa Eliya awubonamo inyungu ziruta ibyo yari afite. Ndagira ngo nkumenyeshe ngo niduhishurirwa tukamenya inyungu iri muri Yesu, tuzabona uko ibyacu tubihindura igihombo ku bwa Kristo. Komera Yesu amashyi. Umugabo bita Pawulo we yarabibonye, arareba, aravuga mu Bafilipi ngo ibyarindamu yanjye nabihinduye amase, nabihinduye amazirantoki, ngo ku bwa Kristo, kubw'ubutunzi nabonye muri Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ushobora guhanga amaso Yesu utarahishurirwa ko Yesu biri muri Yesu biruta ibyo wari ufite. Numenya ibiri muri Yesu, numenya inyungu iri muri Yesu, numenya ubutunzi buri muri Yesu, ubundi uzabuhindura ubusa, ubundi uzabuhindura amase, nk'uko Pawulo yabivuze, kubwo kuronka ubutunzi buri muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Elisa ngo aramubwira ati gugukurikira ko namaramaje kuko hari icyo mbonye mu mwitero, ariko reka nkubwire, reka mbanze njye guhoberana na mama, mbanze njye guhoberana n'ababyeyi, mbone kuza kugukurikira. Eliya aramubwira ngo subirayo, hari icyo gutwaye, bigaragaza ko ntacyo yamushubije. Eliya icyo yari amaze gukora yari yagikoze, ibindi byari ibyo yanagiye agapira. Reka nkubwire, ntabwo azongera kubambwa, hoya ntazawusubiraho. Icyo yakoze yaragikoze, hasigaye wowe. Ninde unyumvise ngo avuge ngo amina? Yesu w'i Nazareti ntabwo azawusubiraho umusaraba, yawugiyeho rimwe kugira ngo abe igitambo kizima. Ahasigaye ni uruhare rwawe rwo kubona inyungu ziri mu kujya ku musaraba, warangiza ukaba wowe nawe. Komera Yesu amashyi. Yesu kuba yaragiye ku musaraba ni inyungu zacu, kutabyaza umusaruro izo nyungu ni igihombo, ariko yawugiyeho kugira ngo ubutunzi buri muri we butujyeho. Abazamwizera, abazemera kumukurikira, babona ubutunzi buri muri we. Ubutunzi bwa mbere buri muri we ni igisubizo yahaye Petero, hamwe ngo basize byose tukagukurikira tuzaba abandi. Arangije amubwira ngo ababisize ku bwanjye, kubwo kunkurikira, bagasiga imiryango, bagasiga ibintu byabo, ngo icya mbere bakiri mu isi bazakubirwa inshuro 100, ngo icya kabiri ngo bazabona ubugingo buhoraho. Dore ikintu cyatumye dukurikira Yesu cya mbere ni ubugingo buhoraho. Ese kubw'ubwo bugingo twakomera Yesu amashyi? Elisa ahishurirwa ikiri mu mwitero, birakwiriye ko duhishurirwa ikiri muri Yesu. Birakwiriye wewe wicaye ahangaha yuko uzajya uzatari ukwicara mu ntebe gusa, ahubwo uzajya uzangaha uzi Yesu waje gushaka, inyungu irimo kumumenya, inyungu irimo kumwizera. Kuko iyo wabaze inyungu ntabwo uhomba, ariko iyo winjiye mu bintu ntubare inyungu winjira mu gihombo. Birakwiriye ko tumenya inyungu iri mu kwizera Yesu. Haro, Yesu ashimwe cyane. Birakwiriye ko tubaye uyu mugabo twizeye, mbese ni ikizunguka kizatandukana n'abataramwizeye. Ibyo nubizirikana, ugahora ubizirikana, uzabona inyungu. Nubibara iyo mibare nuyibara, uzabona inyungu. Nkunda kubwira abantu, nabonye abantu benshi b'abarokore ahandi hose ukabona imibare arayibara nta kigare agenderamo, ariko wajya kureba ugasanga mu by'agakiza abantu baragendera mu kigare. Hoya, ntabwo ari aho kugendera mu kigare,
ko ahandi wabaza imibare. Nese Petero wumvaga atayibara kandi agasubizwa. Petero yarabaraga akavuga ati okay none zabajyanga icyatumye Petero akomeza akarwaza bya hatari sinshura 100 yakubise umubare wa danje arakuba. Yavuze ati noneho ewana gahunda nige nawe nimba harimo inshura 100 bwato nasize fuasa bati nige nawe. Arongera areba inzu yasizemo nyirabukwe aravuga ati inzu gukuba 100 inzija apo akavuga yareba agasanga nta bandi bazaba bazifite. Akongera ari ku rugamba ni hatari rwamukubita umutima ukagenda agashaka gusubirayo. Yesu ati namwe murashaka kuncika atari ko twakuvaho tukajya kuvita amagambo y'ubugingo kandi yaragiye. Ariko yakubita ku nshuro 100 akavuga ati ndongera nihangane. Reka nkubwire numenya ko muri Yesu hari ubugingo uzihangana. Numenya ko muri Yesu harimo gukira uzihangana. Numenya ko muri Yesu harimo kuruhura uzihangana. Numenya ko muri Yesu harimo byose uzihangana. Ntabwo uzacika intege ngo ugendere ko nubwo urugamba rwagukubita ariko ntuzambura inifomo. Mbibutse ko iyo uri umusirikare buryo utsindwe wambaye civil ukiruka ariko iyo utambaye umwambaro w'urugamba ntabwo uburaneshwa. Buryo utambaye umwenda w'urugamba baragukubita ugahita wiyoroganiza ukagenda ukakora icyo bita muri terime ya gisirikare riyoge. Kabati ndajya ku gasozi ni kusanya adui ataniona kubera kutarambura umwenda w'urugamba. Numenye inyungu ziri muri Yesu ukamenya ibanga ryuko uzabona ingororano ari uko wasize byose. Nunakubitwa mu rugamba ntabwo uzigera wambura umwenda w'urugamba. Uzawugumana paka wongera ukoze riyoge ukongera ugakomera mu gakiza ukongera ukiyoroganiza. Komera Yesu amashyi ndeyo mbabwire nta muntu numwe utabira urageraho umwanzi atarasa imyambi. Dukwiye kumenya amakuru gusa. Ntabwo ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Kari akantu ko kuri radio Rwanda karamfashije cyane. Ngo ikintu cya mbere ni amakuru ngo ufite radio ntumenya amakuru ngo iyo radio yabikumara iki. Ntabwo ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Ufite Bibiliya ntumenya amakuru. Iyo Bibiliya yizamo inyenzi ukayihunguruje ikumara iki. Dukeneye kumenya amakuru ari ahangaha. Nitumenya amakuru ari ahangaha tuzumva icyo Imana itugambiriyeho ariko tumenye muri aya makuru ko hari iki dushakaho. Uyu munsi aho byapfiriye abantu barirwa bahabwa ubuhanuzi ndetse bumwe nibwo. Ariko noneho muri ubwo buhanuzi ntibumvemo icyo Imana ishaka ngo ibusohoze. Barangiza bakirirwa bavuga ko n'abahanuzi bose bavangiwe ariko si bose hari 7,000 bitarapfukamira bari. Ahubwo ikibazo ni wowe utaramenya amakuru yuko hari uruhare rwawe muri ayo masezerano kugira ngo ukore urwawe Imana nayo isohoze urwaye. Komera Yesu amashyi burumva aya makuru. Nabwiye abantu uyu munsi abantu barandika ikivuze ntibandika ikishaka. Akagurukana ngo yambwiye none se ko yakubwiye iki gukorera yakubwiye ko iki gushaka hari iki. Ikaramishije se utarandika iki gushaka kukitashira wandika ikivuga. Ngaho barokoraho bapfiriye bamwe bagahita banabivamo ngo Imana yarababeshye. Nese ubundi nimba n'abahanuzi hari abakuvangiweho ko ubuhanuzi bwa mbere butavangiye ari ubu ngubu nabwo bwaravangiwe. Wagumye muri ubu kareba ko utagera Kanani. Yesu ashimwe cyane. Ngo aramubwira ngo hari icyo ngutwaye. Ngo arangije arorera kumukurikira uwo mwanya ariko aravuga ati nubundi rusubiyeho ruzanyura ngiye gukora icyo nagambiriye kugira ngo nze ngukurikire nta kizakunkuraho. Yesu ashimwe cyane. Tugende neza. Ngo aragenda afata inka zari zisigaye. Wibuke ko izindi yari azisize. Wibuke ko yari asize imirimo. Yari ashigaje ikintu kimwe. Inka ebyiri zari mu rugo mu kiraro. Kandi icyo yaragambiriye ni iki? Yaragambiriye gukurikira Eliya ubutazasubira inyuma.
reka nkubwire yaravugaga ati nimba mbonye uyu mwitera ikirimo nintakura mu nzira inzitizi zose zizansubiza aho navuye Eliya azancika. Hari impamvu twirirwa dusubira aho twavuye, nuko ibyo twahasize biba biduhamagara. Nitutabaga ibyo twasize bizaduhamagara Yesu aducike. Ariko nitumenye iri jambo tukamenya irihishurirwa, tukagira ibintu dukura mu nzira bitugarura inyuma, tukibagirwa urugendo, ndagira ngo mbabwire tuzakomeza kandi tuzagerayo. Komera Yesu amashyi, izina ry'Imana ihabwe icyubahiro. Reka nkubwire, iyo umuntu yakijijwe ntamenya aya makuru, akaba yacuruzaga ariko ari umuntu w'umuforoderi, iyo atabaza umuforoderi hanyuma amasomo akaza akajya yibuka uburyo yakubise ku imwe, agahita abona ibyo atakunguka umwaka. Umva nashaka aririmba hogoza asubirayo tu. Igituma abantu basubiye aho bavuye nuko batabaza ibyo bahasize, nuko batasize ibyo bahasize. Reka nkubwiye, nuko batasezeye. Yaba warasezeye nta telefone yari kuguhamagara, yaba warahamije kugiye bari kukuvaho kuko bari kubona utari mugenzi wabo. Ariko kuko utabasezeye ukaba uri uteganya kuzasubirayo, hagarara baguhamagara. Mwe muranyumva noneho iri jambo mwe muraryumva neza? Hari igituma dusubirayo, nuko hari ibyo tuhasanga. Iki ni igihe iri jambo rikimanuka, ukeneye kumenya ibyo ugomba kujya gusubirayo ukabaga. Ukwiriye kumenya ibyo ujya gusezera utasezeye. Aya manywa ni amanywa yo gusezera ibyo utasezeye. Aya manywa ni amanywa yo kubaga ibyo utabaza. Aya ni amanywa yo gusiga ibyo utasize. Komera Yesu amashyi, iri jambo riba rimanutse kugira ngo imbaraga z'Imana zirimanukiremo, tugira ibintu twumva kandi tugira ibintu uko Imana itugenza. Arangije aragenda arabibaga, asezera ku babyeyi, arabibaha n'ibiraro byo arasenya. Ngo arangije araza akurikira Eliya akajya amukorera. Hehe ni kibari, vuga ngo nta kibari yigeze yaka cyo kujya heza. Bariza mugenzi wawe ngo wowe waka ikibari ugiye he? Umuntu yatse Yesu ikibari ngo agiye guhamba se. Yesu amubwira ati va mu byo guhamba sha. Reka abapfu bahamba abapfu babiyongiyo, wowe nkurikira va ku by'abapfu. Undi araza ati ndagukurikira bya hatara, ariko reka mbanze nje guhoberana na mama na data. Ati va ku byo guhoberana. Ufashe isuku ureba inyuma ntiyemera ubwami bw'Imana. Ariko twebwe abantu horo baraza mu gakiza bateganya ko bazasubirayo. Nawe uzi kuteganya kuzasubirayo ntabwo wakonona ibyo hasize. Unarajya cyakavuga agakizwa yarari kumwe n'umupagani rw'imbyi bakoranaga ibyaha, ariko ntamusobanurire ko yakijijwe, adakoma rutendere. Kandi ukajya wivugisha ngo uzamusengera akizwe. Nawe nturakizwa ngo uzamusengera akizwe. Imbaraga zihe? Ibyo utasize nibyo biro bigusubiza inyuma, ibyo utabaze nibyo bigusubiza inyuma, ibyo ngibyo utasezeye nibyo bigusubiza inyuma. Yaba uriya mupagani waramubwiye ati jewe ndagiye, ibyo diru twabagamo ndaziretse, Yesu ntazishaka, none ndagusezeye ngiye kwa Yesu. Ureko aguherekereje telefone ntayo, ahita zisiba. Ariko kuko utamubwiye, Elisa aragenda ahamya ko agiye. Bariza mugenzi wawe ngo wowe warabasezeye, wababwiye ko ugiye? Kandi ndabona mutabivuga. Nimumfashe kubwiriza, mumbariza utamukozeho. Wowe
mugakiza abo mwagendanaga babwiye kukijijwe muririmbyi yuzuye umwuka abangu genda ubwira abo bana nabo uti jyewe narakijijwe Yesu wanjye naramubonye genda ubwira abo bana nabo genda ubwira umugore wawe uti jyewe narakijijwe Yesu wanjye naramubonye genda ubwira abo bana nabo genda ubwira bukorana nabo uti jyewe narakijijwe Yesu wanjye naramubonye genda ubwira abo bana nabo biragoye kugira ngo ujye kubwira umucuruzi ko wakijijwe kandi mwese mugikora bimwe Beza uramubwira ngo warakijijwe kandi fagitira yikubitira muri ryagacuka murusha oya mbwira wabivuga wowe ni wasize ubujura nubundi ngubwo nubwenge ukoresha ye nani ari kwambia iyo wajuka baza se amakuru Zakayo ukamubaza amakuru Zakayo amaze kubati ndagukurikira harabati dora amakuru rero narayamenye ko umuntu asiga ati none ibyanjye imigabane ibiri ndayiha abakene icya kabiri abo nambuye ubu mbaze kwiba mbaze ubwambuzi ndabibaha mu byishurenye uwo ni Zakayo yabereyeho kunyigisha no kukwigisha ariko uyu munsi biragoye guhamiriza abantu ko dukijijwe kandi abo twagahamirije dukora ibyabo tukanabarusha imbaraga zo kumubwira ko ukijijwe zabizihe ubesha kumurusha ntiwabaze kubesha kuri telefone uri number 1 hanyuma uramubwira ko ukijijwe gute kandi umubesha kugeze Remera kandi uri Gasyata ugase urabwira urubyiruko rugenzi rwawe kukijijwe gute baratendeka ugatendeka ufite batanu bose washizeho kukunda kurusha uko ifi ikunda amazi sasa uyugize urababwira iki uhamya nuwemeye gusiga akaba nta mutima umucira urubanza akaba ati jyewe ngiye kubabwira kuko jyewe narahindutse sisa nabo niho waba iyo wabaza urahamya iyo wakijijwe ugakizwa nigeze kubwira umuntu uvuga ngo yarakijijwe ari umukomisiyoneri w'amazu bakakujyana mu manegeka bakakubwira ko iyo nzu itabaho ko ari Imana yiguhaye kandi nawe arabizi ko izagwa ejo ariko yarangiza ngo nimara kurenga ibice ariko biragoye bicuse ntabwo dusa n'abandi nimba koko twarakurikiye Yesu dukwiriye gutandukana n'ataramukurikira unyumva namvugiye ngo amina uyu munsi biragoye kugira ngo ubone umuntu uvuga ati abantu batatu bari hariya uyu nguyu barimo ntasa nabo ushaka kureba umurokore wamurebera mu nzu y'Imana haraba bakihagararaho ukabona kabisa ari munyamunyu mufashe ifoto y'aha ngaha ukamufata niyo ku giporosa avuya bamwe babetinga waribwa babetinze ngo uyu niwe cyangwa arasa n'uyu wahita uribwa ntabwo baba basa dufite n'abantu mu nzu y'Imana batasize bibera mu nzu y'Imana bagahondana mu rugo ariko baza bakitana basheri hano tisheri ndamwemera nahaguruka n'abasuhuza kandi ngumi arayirya nawe akaza ngo haleluya akaryuma ariko burya mu gikari ugiye ukamubaza ati bimeze bite ko utarunezerewe ati mbona yabaye umuntu ari hariya
dukeneye kubaga, dukeneye kugira ibyo dusezera. Genda usezera abapagani, abapagani mwakoranaga ubasezere. Nibanga gukizwa ubabwire, nibanga kwanza niwababwiriza utarakomera, genda ubabwire uti gengeye gukizwa, uze wambara imbaraga hanyuma bajye mugiye kubahindura. Imbaraga zo guhamya zirabuze, ntabwo wahamya ibyo utaravamo, kandi ntushobora no gusiga utarambara imbaraga. Abigishwa bambaye imbaraga, umunsi bambayeho imbaraga niwo babonye ko gusiga basiga byose ku munsi wa Pentekote. Ndagira ngo mbabwire, tutarambara imbaraga z'Imana ntabwo twashobora gusiga, kuko isi iradukurura, ariko imbaraga z'Imana nizigaragara tuzanesha isi. None wagira ngo ba Petero se yari yasize ubwoba? Bari abantu bakurikiye Yesu ntibari, hari ubwo bigeze babaga ubwoba? None se bari kubaga ubwoba, bari kuba barabubaze bakaba baramutaye? Ariko ngo imbaraga z'Imana zimare kuzura Petero, arabati bagabo bene data, ntabwo wawundi ari wawundi, nimwumve, mwumviriza amagambo yanjye. Kandi atarabaga ubwoba yabwiraga umuja, tubanza ari akazi kakwishe, ntabwo ari jye. Iyo mpamvu imbaraga z'Imana turazikeneye kugira ngo zitubashishe kugira ibyo dusiga. Ntuzabeshye, imbaraga z'Imana zidahari ntacyo wasiga. Nihuse rero ingororano, twaravuga ngo ibanga turaribonye ryo kugendana na Yesu, ukamubonaho ingororano ni ugusiga byo. Elisa asiga byo, asezera, arangije akurikira Eli, akajya amukurikiye. Ngo hanyuma rero aho rwari ruzingiye, Eli agiye kumucika sasa ngo ajye mu ijuru. Aho twase haramubwira ati, Elisa guma ahangaha, Uwiteka ntumye i Beteli. Ayo makuru rero nakubwira ko ni ibintu Eliya yari amenyereye. Iyo yajyaga kudomoka yasigaga abagaraga ahantu. Hari uwo yabwiye ati sigara, agiye guhunga Yezebeli. Undi ahita bati ndi afande, vuga ngo warasigara. Ariko ayobera kuwabaza, aramubwira ati nkurahiye Uwiteka n'ubugingo bwawe, ntabwo nsigara. Iyo wabaze ntujyo Yesu ntajya gucika. Waba ujya hese ko byose se wabisize, waba usanga yiki? Mpamvu dusubirayo nuko hari ibyo tuba dusangaye. Twarabisize se twaba dusanga yiki? Yesu ashimwe cyane. Iyo twabisize nta nubwo tubitekereza. Impamvu Abisirayeli kababagaho bagahita bibuka amadegede, nuko batari bayasibye mu mutwe wabo. Hati amadegede n'ibihaza byari salama, kandi babonye mani inyama. Ndagira ngo nkubwire muri aya materaniro, icyo utabaze uyu munsi wemerere Yesu kibage. Icyo utasezeye wemerere Yesu gisezere. Icyo utasize wemerere Yesu gisige, kuko hari imbaraga z'Imana zigiye kugushoboza kusige ibyakwizingazingiyeho. Hari imbaraga z'Imana zigiye kunshoboza kubaga ibyo ntabaze. Turi muri iyi si dubajiye mu ntambara, nta numwe wavuga ngo ari salama, ubwo waba ufite paradizo yawe. Ariko imbaraga z'Imana nizo zizadushoboza mu ijambo ryayo. Hanyuma nitwemera, Imana izadushoboza. Arangije bati ahura n'itsinda ry'abahanuzi, ati wabimenye? Ati nimuceceke, nanjye ramvugisha, nabimenye. Iyo wabaza nta bintu biguhagarika mu nzira, nta bigukerereza mu nzira. Iyo wabaza, yari yarabaze baza bamukerereza, atatancika jewe niwe mpanze hama. Uyu mwitero ntawubura hejuru yaba bana baro bazana ibintu by'amagambo. Reka nkubwire, hari impamvu twirirwa mu banyamagambo, dutega amatwi abanyamagambo batatubwira n'iby'ubugingo. Munakirirwa mu mateshwa akubwira ubusa, ukamutega amatwi bukira, ukagura amayinite ngo akubwire inkuru ishyushye, atari yo muri Zaburi, atari yo mu Baroma, hari y'amafuti gusa. Ariko rero uyu munsi umuntu uzakubwira ibintu bitubaka,
ugihita umubwira ati ceceka nkurikira umwami Yesu utamvana mu nzira. Hereza Imana yacu icyubahiro. Arongera amubwira bwa kabiri, anabamubwira kwa kundi ati jewe narabaze ntabwo sigara. Amubwira ubwa gatatu, haza abana b'abahanuzi 50 bageze kuri Yorodani ngo baritegera kuko yari finale. Ndagira ngo nkubwire, birashoboka yuko abantu babona ko ari nko kuri finale, ariko ndagira ngo nkubwire aho babona ko ari kuri finale niho Imana igiye kubirangiriza, niho Imana igiye kubirangiriza, niho Imana igiye kubirangiriza. Bo baribwiraga ati twakabwiye kiyangiye karadupinga, none riyakubise amazi barambutse garukate ngo baritegera sasa 50 none ngo barebe ibyako gahungu kigeza ka hatari. Reka nkubwire, hari abakwitegeye ngo barebe amaherezo yawe, ariko ndagira ngo nkubwire kuko Uwiteka amanuyira ijambo, baraza kubona amaherezo yawe abaye meza, baraza kubona amaherezo yawe abaye meza. Niwumvirira ihame ukagira ibyo usiga, ukemerera Yesu, ukagira ibyo usiga, ugahanga amaso Yesu. Mweje mubaza ati noneho ndabona wamaramaje, nsaba icyo ushaka. Elisa aravuga ati nkurikije ibyo nasize ntabwo nsaba ubusa jewe. Imigabane 2 aturansaba ibyo ntafite, atariko kuko wizeye utyo nubona ngukuweho urabibona. Harimo ijambo kuba maso sasa, harimo ijambo kujya gute kubama, kugira ngo ubone ibya Yesu ugomba kubama. Amen. Kugira ngo ubone ibya Yesu ugomba kujya gute. Muri iyi minsi rero abantu aho kuba maso baragoni neza neza, ingonera ziri mu maso. None ibya Yesu tuzabibona gute mu gihe dusinziriye? Elisa ntiyigeze asinzira. Ndagira ngo nkubwire, Elisa yahuye n'urugamba rukomeye kugira ngo abone wa mwitero. Kugira ngo ubone ibya Yesu biragusaba ikiguzi. Sarunyumvise ngo vuge ngo amina. Reka nkubwire, reka nubwo tuvuga burya ngo agakiza n'ubuntu, nese wakabona utizeye. Nabyo ni uruhare rwawe kwizera. Gusa iyo abavuga ko ari ubuntu nuko nta kintu umuntu yakoze ngo Imana itanga umwana wayo. Yesu ashimwe cyane. Ariko nigeze kubwira abantu ngo agakiza n'ubuntu, ariko ibindi byose mujyana namo. Elisa ahura n'ikibazo gikomeye kuri Yorodani. Reba umucanga uri kuri Yorodani, noneho ureba amagare, umuriro, amagare y'umuriro n'amafarashi y'umuriro bizikuye wamuca, kandi yamubwiye ngo namubona mukuweho ngo aragiye gute, arabona icyo asa. Nta rugamba rwari ruhari, ni rwari ruhari. Reka nkubwire nawe ushobora kuba uri mu rugamba rumeze rutyo, ariko komeza ube maso, komeza ube maso, ukomeze ushakire icyo Yesu yagufatiye. Igihe kirageze kugira ngo Yorodani wabona gutagomba kwambuka n'abandi babona utayambuka. Ndagira nkubwiye ngo Yesu agiye kujya kwambutsa kugira ijambo. Yesu agiye kurukwambutsa, Yesu agiye kukwambutsa Yorodani. Ibyo wabonaga nk'ibibazo imbere yawe, Yesu agiye kukwambutsa Yorodani. Uko Elisa bari bitegeye babona atahava, niko nawe bakwitegeye babona ko ari bitazashoboka. Ariko ndagira nkubwire ibyashobokeye Elisa nawe bigiye kugushobokera mu izina rya Yesu. Ngo arangije tayari serwakira ibiraje iramujyanye, ariko ngo aratumbera. Nubwo byari intambara kubona kubera umucanga, ariko ngo wa mwitero watumye abaga, wa mwitero watumye ata, wa mwitero watumye asezera ababyeyi akabasiga, arangije arawusingira. Ndagira ngo nkubwire, icyatumye wizera Yesu ukemera kugira ibyo usiga uzagisingira mu izina rya Yesu. Cyatumye wizera Yesu ukagira ibyo ufata, we ndagira ngo nkubwire, ntabwo Yesu azigera akugendamo umwenda. Ibyo yavuganye nawe azabikora, ariko nawe umenye icyo agushakaho. Cyubahiro kibi cya Yesu. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ndangiza ngo babana bari bamwitegeye bavuga ngo aragaruka ate, kweriya yari afite imbaraga zikubita amazi agacikamo kabiri. None ko yuzuye, Eliya akaba amucitse
karahava gate. Ariko kuko yari afite za mbaraga zari zimuri Eliya, araza ati mana ya Eliya uri hehe? Kubera ko yari afite wa mwitero. Reka nkubwire, nugira imbaraga ziri muri Yesu, nawe uzakoreshwa iby'ubutware, nawe uzakoreshwa iz'ibyiki. Akubita amazi aritandukanya, babana bati ati mana yari iri muri Eliya igiye muri Elisa, bahita baza birukanka baramupfukamira. Ndagira ngo mvugane na Yesu nakora hari abazaza kukwikubita imbere, Yesu nakora hari abazaza kwizera Imana yawe, Yesu nakora hari abazaza bari bakwitegeye, abavuze yuko wacanganyikiwe, abavuze ko ibi bintu wagiyemo ari iby'ubusazi. Ndagira ngo utangarize ko atari iby'ubusazi, ahubwo ni iby'abantu bazima. Bazabibona umunsi Yesu yakoze, bazahita bamenya ko Uwiteka ari we Mana. Amahoro y'Imana bane namwe, kuboko k'Uwiteka kubane namwe. Nicyo utasize, nicyo utasize, nicyo utabaze, nicyo utasezeye, ngo muri aya materaniro tubwire Yesu atubabarire, kuko turi abantu twambaye inyama n'amaraso, ariko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Kandi hanyuma y'ibyo aduha imbaraga, dusenge kugira ngo aduhe imbaraga zidushoboza gusiga ibyo tutasize byari bitwikubahira. Petero amaze gusiga indobani, amaze gusiga icyuma, Petero yabaye umuntu w'umugabo, arahamya, abantu bose bamenya yuko Petero yuzuye imbaraga z'Umwuka Wera. Imana iduha imbaraga zo guhamya, zo kugira ibyo dusezera, zo kugira ibyo tubaga, zo kugira ibyo twica mu izina rya Yesu. Rero nimba uri aha ngaha ukaba ijambo ry'Imana hari aho rigukoze, ukaba uvuga uti jyewe Yesu hari ibyo nasize, ariko hari ibyo numvise byanyizingazingiyeho, ndagusaba imbabazi kandi ndagusaba n'imbaraga zo kugira ngo nshobozwe no kurangiza ibingibi nabyo, mbibage mbisezere. Uhaguruke dusengane Imana. Ni wowe n'ijambo, ntabwo bigusaba karirimbo oya ngo bakuririmbire ngo ujye mu mwuka hoya, ntihagire uririmba oya, va kunanga. Buri muntu uri aha ngaha azi icyo atabaza, azi ikizingazinga kimwizingiyeho. Nimba turasaba Imana ngo iduhe imbaraga zo kukibaga. Byashoboka ko wicaye ntiwigeze usiga kutababarira, umuntu utababarira. Ubwo rero barinde kurondora, ubwo baririnda kukurondora, we ntabwo wabizi kutababarira. Ubu se tuvuge n'abantu byananiye kutabesha kuri telefone, ntabwo bizi, ntabwo bizi kubwira umuntu ngo uri muri saro kandi uryamye. Ese buriya mu cyumba no muri saro biritirano ngo ngeze i Remera, kandi uzi ko Remera se no kuri 15 birasa. Reka tugire ibyo tubaga. Abantu bari mu nzu y'Imana, ariko hari ibintu batasize. Hari abatarasize amashyari, batanezererwa bagenzi babo ko bagubwa neza. Umuntu yasubizwa, umuntu akajiginwa. Dutunze noneho n'abasigaye bajya kwirirwa bafunga amasezerano ya bagenzi babo, akazamurwa umusozi no kujya gupfundika amashinge, ngo arapfundika, ngo arahirika, ngo pasiteri, ngo intebe, akaga kariho Satani n'umugoma zaki. Umuntu akaba akora umurimo w'Imana mu rusengero, ariko akirirwa ahambira amasezerano y'abandi ataranasohora byibura. Mani dutabare kandi turengere. Reka nkubwire, ntabwo turageraho umwanzi atarasa imyambi. Ubu se hari umuntu warusha gukiranuka Mose? Yageze i Kanani se ntiyaharebeye hariya? Imana tugirire neza. Reka dusenge Imana ibahe umugisha. Abandi benshi bari mu materaniro ya mbere, natwe twakubise hasi amavi dutakambira Uwiteka, kandi ndazi ko Uwiteka hari icyo yakoze. Amen. Mushyire ibiganza hejuru. Ariko ndagira ngo ubwe ngo nimba wicaye umunsi n'uwawe, kwihagararaho nawe uriyize, uzi ibintu byakuruhije byananiwe kukuvaho. Uyu ni umunsi wawe wo kwereka Imana ku mutima. Imana, ukuboko kw'imbabazi kwamanutse, ukuboko kw'imbabazi kwamanutse, kurashaka kubabarira abantu.
vuga ngo mwami Yesu, ndi imbere y'ubwiza bw'amaso yawe. Ijambo ryawe ni ukuri kandi ijambo ryawe ni rizima. Numvise ijambo ryawe, nsinzwe n'ijambo ryawe. Wicaye ku ntebe y'imbabazi. Mbabarira ibyo ntasize, mbabarira ibyo ntabaze, mbabarira ibyo ntasezeye. Mere uyu munsi kubw'ijambo ryawe ndabisize, kuko menye neza ko ibanga ryo kugendana nawe ari ugusiga byose. Urakoze mwami, vuga cyane ngo urakoze mwami, urakoze Yesu. Nakiriye imbabazi zawe mu izina rya Yesu, kandi ndagusabye imbaraga zo kunesha ibyaneshaga byose, nkabisiga byose, nkabibaga byose, nkabisezerera kubw'imbaraga zawe. Cyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu.